turabaramukije mwese kandi tubahaye ikaze kuri Mutuyimana Leonille TV. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana, tugiye kwakira evangeliste w'abagabo aratangira bibwira hanyuma akomeza kuganiriza n'ijambo ry'Imana. Turabashurire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nitwa evangeliste bagabo Jean Bosco, guturuka mu itorero rya ADPR Panecote paruwasi ya Batsinda, niho dukorera umurimo w'Imana. Yesu aguha umugisha. Reka dusenga Imana hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Wakoze Kristo kuduha kano kanya kugira ngo tukwegere twumve ijambo ryawe. Reka umwuzuzi ibikuzo ugiye kwitugezaho byatugirira umumaro muri iki gihe, byatuvana ku rwego rumwe bitujyana ku rundi, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, munyemere turimbane hamwe indirimbo y'ijana 25 mu ndimbo zo gushima Imana. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, nuwagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro, nuwagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Naho hazi ibyago byinshi ndamahoro, Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro, niragije Imana Data nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka wera ndamahoro, niragije Imana Data nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka wera ndamahoro, byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro, naho napfa nziko nkundwa nuwiteka, Yesu ampa nkena byose ndamahoro, naho napfa nziko nkundwa nuwiteka, Yesu ampa nkena byose ndamahoro. Murakoze cyane. Indirimbo numvaga irimo gufasha ubugingo bwanjye, niyo mpamvu mwese nyabatuye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Munyemere tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice cyaho cya 2, dore ku murongo waho wa 3 tuze ku murongo waho wa 5. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice cyaho cya 2, dore ku murongo wa 3 tuze ku murongo waho wa 5. Intego y'ijambo iragira iti gutoborera aho Yesu ari. Gutoborera aho Yesu ari. Imana ibahe mu izina rya Yesu. Handitse ngo haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiriye naho ari. Bamaze kuhapfumura bamanuramo ingobyi ihetswemo ikirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe, amen. Tuyoganira ijambo ry'Imana, twahaye intego igira iti gutoborera aho Yesu ari. Imana ishimwe. Abantu badukurikiye tubazanira ijambo ryiza, ijambo ryo kuburura imitima, ijambo ryo kubakomeza, ijambo ryo kubahumuriza, ijambo rifite intego igira iti gutoborera aho Yesu ari. Ndabizi ibintu byaranze, ibyo ukora byose byaranze, ariko nkwifurije gutoborera aho Yesu ari. Iyo twatobora ahantu Yesu ari, Yesu aratwiyereka, Yesu aratubona. Imana nishimwe cyane rero. Mbahaye ikaze mwigisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu
umwami wacu Yesu Kristo, wa wundi waje kuducungura, yaje mu isi. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo yaje mube abe ntibamwemera, ngo ariko abamwizeye bose bakizera izina rye yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana ni ishimwe cyane rero. Uyu Yesu mu kuza mu isi yaraje akora imirimo myinshi, akora ivugabutumwa, akora ibitangaza. Mu bitangaza Yesu yakoze, Bibiliya itwereka abantu yagiye ahumura bari impumyi, Bibiliya ikatwereka abantu bari ibimuga akabahagutsa akavuga ngo nimwigendere murakize. Yesu tubona ahantu yageze asanga umurwayi wamaze imyaka 38 ku kidendezi cyitwa Betesida. Ahageze gusa atangiye kwisobanura umurwayi, Yesu avuga ngo nta kwisobanura, ikore uburi bwawe ugira ute witahire. Yesu akora ivugabutumwa, ararikora, ibitangaza birakoreka. Umva abadayimoni abirukana mu bantu, abantu babazima. Mbese aho Yesu yageraga ibintu byarahindukaga, ibitangaza byarakoraga. Ndabyibutse igihe kimwe abantu bigeze kumukurikira, abantu benshi cyane, ibihumbi bigera muri 5. Bamaze kugira aho ngaho ibihumbi bijya mu 5, Yesu arangije nabo agira ate arabagaburira. Bivuze ngo si ibitangaza byo gukiza gusa, n'ibiryo arabitangaga. Imana ishimwe, n'ibiryo Yesu arabitanze. Yagaburiye abantu ibihumbi 5 neza ku mugaragaro, barajya bagira bate yemwe barasigaza ibitebo 12. Bibiri bivuga ngo intonga 12 barazisigaza. Ntabwo ari gusa atanze ibiryo, Bibiri twe kandi yatanze ibiryo. Yasanze abagabo barobaga bakesheje ijoro ntacyo bafashe, abaza ngo mbese bana banjye mufite icyo kujya? Barasubiza ngo twakesheje ijoro turoba. Mbese mu yandi magambo bajya mu bintu byo kwisobanura. Yesu ntashaka twisobanura, oya, ahubwo ugaragara ukuri. Imana ishimwe cyane. Bana banjye mbese mufite icyo kujya? Batangiye kwisobanura bati nta kwisobanura, ahubwo mwebwe nimunaga iburyo. Banazi iburyo, inshundura zabo zifata amasamake menshi cyane. Yesu akora ibitangaza we, akora byinshi we. Nyigabuko wa Simona mukiza ubuganga yarabugwaye igihe kinini cyane, akora ibitangaza, agaburira abashonji. Yesu agirira neza, Yesu avuga ubutumwa, abantu barakizwa, ibitangaza birakoreka. Noneho muri iyo minsi rero yiyumvamo, Imana ishimwe cyane, yiyumvamo kujya ahantu bita Kaperinawumu. Abyiyumvamo ko agomba kwerekeza ahantu bitwa Kaperinawumu. Yesu ajya Kaperinawumu. Akigera Kaperinawumu, Bibiliya tubwira ngo ajya mu nzu. Kandi Yesu nta nzu yari afite ku isi. Imana ishimwe, nta nzu yari afite, ahubwo biravuga ngo yagiye mu nzu y'umuturage waho ngaho i Betelehemu. Akimara kugera Kaperinawumu aho ngaho muri iyo nzu, noneho ngo abantu bamenya ahantu Yesu aherereye. Imana ishimwe, bantu mudukurikiye, nimumenya ahantu Yesu aherereye. Haleluya, nimumenya ahantu Yesu aherereye. Abantu benshi ngo Yesu ngo ari mu nsengero, ngo ubwo zakinzwe ngo bizagenda biteye. Baba data, gahunda ni ugutoborera aho Yesu ari. Imana ishimwe cyane. Bamaze kumenya ngo ahantu neza ngo Yesu aherereye, ngo barangije baragenda. Abafite ibyifuzo, abafite ubumuga, abamugaye ibirenge, arabatareba impumyi, ibipfamatwi, abantu barushye, abishakira ibiryo, abashaka ibitangaza bitandukanye. Baba data we, ngo abantu baba benshi cyane n'ibyifuzo byabo baraza. Bibiliya avuga ngo bagera ku nzu Yesu arimo, inzu bayinjiramo. Nubwo bayinjiyemo inzu iruzura, Bibiliya avuga ngo yuzuye, abantu bajya hanze. Bagiye hanze bavuga ati, uwambere akavuga ati njyewe nubwo ntari mu nzu hagati, ariko nta kibazo, ndajya no mu idirishya ahangaha, ndajya no mu idirishya, nabizi neza ko no mu idirishya Yesu arandeba. Imana ishimwe cyane. Mva kuba ndi ahantu Yesu agize ate yemwe aherereye. Ngo abantu baba benshi, mu madirishya bajyamo, mu miryango bajyamo, abantu baba benshi cyane. Kandi uko bagenda baba benshi cyane, abantu bavuga ati twebwe nuko ku madirishya bahagiye, no mu miryango twaba tutamureba. Icyo tuzi neza no ku kibambasi, Imana ishimwe, no ku kibambasi twebwe gusa, no ku kibambasi. Ikizima nuko tugomba kumenya aho Yesu agize ate, nubwo ari mu nzu ahangaha, nta ku kibambasi Yesu arahari. Imana ishimwe cyane. Bajya ku bibambasi, Yesu ngo akora ivugabutumwa, atangira kubaganirira. Uko baganirira, Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo haza abagabo 4 n'ikirema. Iki kirema bagisanze ahantu, barangije bakigiriye impuhwe.
bavuga ati iki kirema ntabwo cyazagira ahantu Yesu aherereye, none natwe reka tugikorereho umugisha tugishyire Yesu. Icyo tuzi twabonye Yesu akiza ibirema, twabonye Yesu akora ibitangaza, iki kirema tukijyane tugishyire Yesu. Ngo barangije batira ingobyi, barangije ikirema baragiheka, barakizana, bakigeza ahantu Yesu aherereye, ariko bagira ikibazo babura ahantu binjirira ngo bagere kuri Yesu. Ariko ikizima upfa kuba waje, haleluya, upfa kuba waje gusa aho Yesu agize ate aherereye. Nuko ngo iki kirema ngo bagihetse, ngo bajya guca mu miryango, babandi bihaye ngo bazindutse, bakaba bati umva mwigize mwitubyishe ikirema cyanyu, twaje dufite ibyifuzo, natwe dufite uburwayi butujengereje, natwe dufite ibirema byacu twazanye, natwe dushaka ko Yesu atukore igitangaza, none mwebwe icyo kirema cyanyu nimwigireyo. Abagabo bashakisha inzira barayibura, bajya ku madirishya barayibura, bajya ku gikuta bakabategura ngo tugikuta, twe dushaka kumugeraho neza, tukamurebesha amaso yacu tukamwibonera. Ngo nuko bashaka ahantu hose we, barashakisha inzira barayibura. Abagabo bane barangije bahana ibitekerezo, havuga ati mureke tubabwire tuhana ibitekerezo, iki kirema cyatuvunye tukizana no kugisubizaho cyatugora, none rero twiyaranje paka tugera ahantu Yesu aherereye. Mwabagabo mwe mbifurije gutobora ahantu Yesu aherereye, mbifuje kugera kuri Yesu. Mwabasore mwe, mwabakobwa mwe, mwabasore mwe, mbifuje kugera ahantu Yesu aherereye. Iyo ugezeho neza gusa ugatobora neza, haleluya, uvayo ukize, uvayo hari ibintu uhinduriwe, uvayo uhinduriwe amateka. Ngo nuko ngo barangije uwa mbere avuga ngo njye mfite igitekerezo, tugende dutire urwego dushyire kuri iyi nzu, niturangiza umwe yuri ajye hejuru yumviriza ahantu Yesu avugira, yumviriza aho avugira gusa. Numara kumva neza utangire utobore. Natwe turaba twihanganye duheke iyi ngobyi irimo iki kirema. Ngo barangije icyo gitekerezo baragishima, bagiye mu giturage bashatse urwego, baraza barutera kuri iyo nzu. Iyo nzu bagiye gupfumura si iyabo, iyo nzu bagiye gupfumura ntabwo bayubatse, ariko uyirimo ashoboye byose, uyirimo atanga amazu, uyirimo ahindura amateka, uyirimo ahindura icyerekezo. Imana nishimwe, haleluya. Uyirimo ntabwo ahinduka, uyirimo akemura ibibazo byagize bite byananiranye. Urwego bararuzana barutera ku nzu, batatu basigana umujishi, umujishi uremera bakanda. Mugenzi wabo ati umva nimweme umujishi bakande, nanjye nzamuke njye hejuru ndumviriza neza, ntabwo ntobora cyenyege, ntabwo ntobora cyenyege, ndabanza numvirize. Imana nishimwe. Ngo batatu umujishi uremera bagora, umujishi abagora. Ngo mugenzi wabo ajya hejuru yumviriza ahantu Yesu aherereye, abwira bagenzi bati umva nimwihangane muvunike, ariko turagera ku ntego. Natangiye kumwumva ahantu ari, ndimo ndamwumvira ahangaha, Yesu ndamwumvira ahangaha, iki cyerekezo nicyo numva aherereyemo, ariko haleluya ndumva icyerekezo arimo. Ngo barangije amaze kumva neza atangira gutobora. Yesu yikomereza ivuga butumwa, ariko nubwo Yesu ari mu ivuga butumwa, Yesu aza ababyigana, ariko azi n'abafite gahunda. Hari ababyigana batanga badashaka kwihana, hari ababyigana bashaka ibitangaza gusa, hari ababyigana badashaka kuva mu businzi, hari ababyigana badashaka kuva mu bujura, bashanga ibitangaza gusa. Ngo Yesu ngo nabavugeho, ngo nabahezaviza, ngo nabahe ibitenge, ngo nabahe gutura za hehe, ngo nabaha abagabo, ngo abagabo baba naba, ngo nabahe ngo akazi keza. Ababyigana bafite ibyo ngibyo badashaka kwihana, ariko hari abagabo bane bari standby, bari tayari, bazi icyabazanye. Imana nishimwe, bafite gahunda y'icyabazanye. Ngo barangije, ngo uwo mugabo amaze gutobora neza abwira bagenzi ati muzamure ingobyi irimo icyo kirema. Ingobyi barayizamura. Imana nishimwe, ingobyi barayizamura. Uko bayizamura Yesu mu ivuga butumwa, kandi ibyo kubera hejuru Yesu arabireba. Bivuze ngo ushobora gusenga gakeya mu bucece, Yesu akakumva, Yesu akakumva. Naho ngaho usengera mu gihuru, Yesu arakureba. Naho usengera imbere y'igitanda, Yesu arakureba. Naho ngaho handi ujya ukora kagobyori, Yesu arakureba. No muri jaride we, Yesu arakureba. N'ahandi ugenda Yesu arakureba. Na kwa kundi gahunda kugenda muri kaburimbo ugenda usenga, Yesu arakureba. Imana nishimwe. Ngo barangije abagabo bamuhereza ingobyi, bayimuhereje bagenzi be nabo ngo bahitaburira. Imana nishimwe, bamusanze hejuru, bafata wa mwenge, ibahandi umwenge bawubonye
babonye bafata ingobyi irimo ikirema batitaye ngo nibakirekura kirakonyoka kirakonyokera icyarimwe kiravunikira icyarimwe ariko naho cyakonyoka kirakonyokera imbere y'ufite ububasha kirakonyokera imbere y'ufite ubushobozi kirakonyokera imbere y'ubishoboye haleluya yuvuga bikaba yategeka bikajya biteyemwe bigakomera ngo iyo ngobyi barayirekura n'imbere ya Jezi ngo ba ngo Yesu abibonye we abibonye gusa haleluya abwira abandi babyiganaga sha babandi bashakaga ibitangaza gusa avuga ati nimwigireyo we nimwigireyo mwebwe mwaje mushaka ibitangaza mushaka ibinibi mushaka kwirira mushaka amaviza mushaka abagabo mushaka ibitenge mushaka akazi keza nimwigireyo mbonye abagabo bafite gahunda mbonye abagabo bazi icyabazanye ndababonye abagabo Yesu ngo arangije yitegereza ikirema aho kiri mu ngobyi aravuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabiba bariwe ibyaha byawe mwana wanjye urabiba bariwe babandi bari aho ngaho babonye Yesu abakujeho nta kintu abakoreye bavuga ngo uyu nguyu usaba bari ibyaha nkandi Yesu avuga ngo ntabwo ari ibyaha gusa mbabarira gusa umva mwana wanjye none aha ngaha tuduruwa ndagutegetse ikoreye ingobyi yawe witaye uwo mwanya uwari ikimuga abarakize haleluya abavuye mu ngobyi abarayifashe ahubwo ayiseye ku mutwe haleluya amaze kuyishyira ku mutwe mureke mbabaza ikibazo bantu mudukurikiye mbabaza ikibazo yongeye kurira gusubira hejuru reka da babandi bamwimye inzira Bibiliya avuga ngo baribwiriza muha inzira asohokera imbere yabo Imana nishimwe asohokera imbere yabo bantu mudukurikiye mbifurije gutobora imbere ya Yesu ibindi byaranze hari ibyo ujyamo bikanga ugashakisha bikanga ukajya gucuruza agataro bikanga bizinesi nyinshi zahagaze bimo biranga ariko mbifurije gutoborera aho Yesu aherereye bimo biranga muri caguwa byaranze mu nkweto za caguwa byaranze mu kimotari birimo biranga ibintu byose birimo birananirana uri guparitsa imodoka taxi-voiture hari ugategereza umugenzi ukamubura ariko gahunda ni iyi ngiyi mbarangiye nimushinga ivi mutoborera aho Yesu ari Imana nishimwe kandi mutobora neza muzamugeraho nimutobora neza zabiyereka Imana nishimwe wa mukobwa avuga ngo ubukwe bwe burapfuye ngo bupfuye kangahe we shinga ivi uhamagara Imana shinga ivi uhamagara Yesu arabishoboye bivuga ngo ibi nibi ngo Kigali yananiye ngo ntashye wacu cyangugu wapisha shinga ivi Imana itanga umugisha muri Kigali tanga umugisha mugire mu cyaro shinga ivi nimwihangane mushinga ivi mutobore mwihangane ngo amashuri yawe ngo yarahagaze ngo ntabwo uziga wowe shinga ivi wumva ikijuri kuvugaho shinga ivi wumva icyo Imana ivugana natwe haleluya bifuje gutoborera aho Yesu agize ateyemwe ari iyo dutoboye neza tumugeraho iyo tumutoboye neza tumugeraho mwababyeyi mwe mwisenya ingo zanyu ngo zabananiye gahunda ni mushinga ivi ndabizi umugabo azasakuza azavuga amagambo menshi agutuke ariko wowe shinga ivi isengesho uzasenga rizamuhindura isengesho uzasenga rizamufata isengesho uzasenga rizamugeraho ni mushinga ivi ibintu byose bimo biranga gahunda ni ugushora iki ivi uriga ibishuri we ukamenuza we ukadepoza ugashaka akazi ukakabura bakaba ngo ugerekaho n'ay'imyuga ubumenyi ngiro ukagerekaho kutire ukagerekaho hoteleri ukagerekaho mekanike ukagerekaho byinshi cyane we n'amashanyarazi ukadepoza bikanga ayi wowe mureke mbarangiye inzira gahunda nimushore ivi bizemera Imana nishimwe nimushore ivi bizagenda neza ijambo ryiza nahimbazaniye riravuze ngo nimutoborera aho Yesu ari ndabifuje mwabagabo mwe ndabifuje mwababyeyi mwe murabizi byaranze murajya ku mashanse nkanga arimo kuzamuka bagashakisha akazi k'ubufundi mukakabura nakubuyede mukakabura murashakisha ahantu hose byaranze yababa data we byaranze ibintu byose ariko nimushora ivi Jeza azabayobora uko muzabyitwaramo Jeza azabagirira neza azababwira ngo mu bucuruzi bwanyu mugiyemo nimuhumure ndi kumwe namwe nimuhumure nzabashyigikira nimuhumure nzabagira neza ubwo bukwe bwawe buri imbere yawe satani yarahagutse ngo bukubitire kure ariko nitwe Uwiteka ndamukubise satani ndamwubitse hari ibintu nubukuye kandi icyo dushimira Jezi iyo wamugeze imbere azinga amateka ashaje akazingura amateka mashyashya Imana nishimwe iyo ugeze imbere ya Jezi ya mateka mabi yakurangaga babo nta cyo kizakugeraho ngo uzapfa ubwo ngubwo ayo mateka Jezi arayazinga akajugunya kure akazingura amateka mashyashya akakuremera ikimenyetso cy'ibyiza ijambo ryiza Imana iduhaze mwiza
izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Mwari kumwe na Evangeliste Bagabo Jean Bosco guturuka kuri paruwasi y'Abatsinda ADP. Mudukeneye telefone yacu kugira ngo tubahe ibitekerezo cyangwa tubafashe mu bundi buryo bwo gusenga 0782 372 831 0782 372 831. Shalom. Yesu abaha umugisha rero. Turabashimiye mwese bari bakurikiranye ijambo ry'Imana. Gahunda no gutoreraho Yesu ari. Reka dusoza dusengera Imana, asabira umugisha buri wese wakurikiranye ijambo ry'Imana, kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Mana turagushimiye. Tugushimiye uyu mugoroba mwiza uduhaye. Ni umugoroba mwiza w'umugisha, ni umugoroba mwiza tutazibagirwa. Haleluya. Tugushimiye ijambo ryiza mwami uhaye abantu batuye u Rwanda, uhaye abantu batuye Afurika, uhaye abantu batuye ku mugabane w'Uburayi, uhaye abantu batuye ku mugabane wa Amerika, hirya no hino. Mu izina rya Yesu, abirabura abazungu, ubahaye ijambo ryiza ribabwiye yuko bagomba gutoborera ahantu herereye, batagomba kurangara, batagomba kujya mu gahuge, batagomba kujya mu bindi, ahubwo nibajya ahantu herereye. Mu izina rya Yesu, nubwo insengero zifunze, ariko mwami ntama w'Imana, ijambo ryawe riratubwira ngo ugushakanye umwete wese uzamwiyereka. Mu izina rya Yesu, twambika imbaraga, ambika imbaraga abantu bawe babashe gutobera ahantu uherereye. Batoboreye kwa bamubyara wabo ntegekino bamarira, batoboreye kwa bashanga ntibagikino bamarira, batoboreye kwa banyirome ntibagikino bamarira, ariko basobanukiwe neza yuko nta handi batoborera, ni ahantu herereye. Iri jambo Mwuka Wera nariherekeze, ndisobanuye nk'abagabo w'Ibatsinda nadidimanga sishoboye kubisobanura neza, ariko Mwuka Wera muyobozi nariyobore, ariherekeze, arigeza mu mitima ya benshi, kandi nyiringabo tuzabona inyungu z'abantu benshi bazajya bahamagara batubwira yuko hari iri jambo hari aho ryabakoze kandi ari naho ribagejeje. Urakoze, twagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Amen. Murakoze cyane. Gahunda no gutoboreraho Yesu ari amen.